tuvumbuye indi diru hano sasa rero. Ndebera hano, ndebera sibyo nababwiye ngenda bambaretse ibi ni ibiki byo ndebera mugabo aragiye none se murimo gupfiki aza kugira ate urasohoka cyane gusohoka sohoka ihota n'ibiki oya hano ndacyari umugabo oya umva boss bino twumva ikibazo wanabaye kuko rangije ndagarutse nkomanze soka pashefu kwa bayisume mbona afite ubwoba niho kubona yino cyano iyi cyano yaratumaze muri karice hose idutwara abagabo ariko sanzwe muzi uyu nguyu yaratunaniye muri karice reka kurira ariko niho uri mu makosa buretse kurira wa mugabo banza nawe tubwira ko madamu avuga ko ari umutumye umwuko kubyumva naye nzajya za kugaruka mu mama wowe wari mu makosa ase mureke ni wari mu makosa kuko ni uri no mu rugo rw'abandi none uracyarwana ubwo rero twabareka tukigendera yabanje kuneta ambwira ko nta mugore afite ariko akaba ari umuntu ngo yateye inda ariko aba mu cyaro mu by'ukuri twatumaranye nk'imyaka nk'ibiri n'igice hafi 3 nawe nazongere usubuko kiyusanga irimo ari gukora iki yo nsangirimo nawe niyo mahirwe narwita apfata urwembe nkayikata simbizo y'ibintu kirimo kuko hano ndumva ibintu bitari buze koro tuvumbuye indi diru hano sasa rero ndebera hano ndebera induru hano ndebera sibyo nababwiye ngenda bambaretse ibi ni ibiki umfase mwemuretse batankubitira mwemuretse kurwana buretse gato buretse gato unzanira umugore mu rugo rwanjye gute mama mwemuretse twumve gahunda zanyu ndaba mbihoreye undebere kutucika sibi nibiki koko mana yanjye umugabo wanjye yariko ntabwo tumufatanyije yariko byo ndebera mugabo aragiye none se murimo gupfiki ave mudaciye myenda ariko mudaciye myenda oya hava ariko ave utamugwisha hasi ariko oya hava ariko mama hava ariko asibini buretse donanye nibwigende dore umugabo wanyaragiye naye ndigendera aza kugira ate urasohoka cyane gusohoka sohoka ihota n'ibiki oya hano ndacyari umugabo oya umva boss bino twumva ikibazo wanabaye kuko twumva ikibazo mufitanye oya ujya kucimba kubera bamburanye ase avarika tubwira ariko n'amazu yanyu mukase basi mubireke weho cyane ujya kucimba kubera iki kucinyuma kubera rero aba bantu ndabaretse kabisa ngiye kuba mbihoreye ko ndabona ibikoresho byacu biragenda mana yanjye Senda bajyamo hagati rero banze mvanemo iki gikapu banze nikiriza aba bantu niba byabananiye kuko murimo uyu ni ufite amahane
Murecaze hano. Bose reka kwirukanka ariko nawe twumva ikibazo. Ngwino hano. Wa mudamu yajya mu nzu. Jya mu nzu ariko. Nk'ingubitwa. Genda twumve. Twumva ikibazo cy'aba bantu. Amaboko. Koko. Uyu mugabo yarananiye gutya mu mubona. Warananiye. Sawa. Waje iwanjye ariko. Waje iwanjye. Tubivugane ibintu tubiganire. Ngombwira. Tubiganire. Sibyo? Ibintu tubiganire. Duhamagara uyu nguyu ntago muri bwongere kurwana. Muhamagare. Egera hino mama. Ntago uri bwongere kurwana. Oya, ibintu n'umutuzo no. Hagarara hano. Umugabo wanyagiye hagati twumva ikibazo. Dere n'abaturage bavuze ngo ntago ari ubwa mbere bagufatana n'abagabo kuko hari ahirya abantu ndimo kumva amajwi yabo. Ikibazo ufite ni iki? Uyu mugore ni umuturanyi wanjye turaturanye. Papa Sharifu musize mu nzu aryamye. Arambwira ngo njya ku muhanda ngo njya kugura umwuko. Tugiye gusonga ubugari. Arangije ndagarutse nkomanze soka. Papa Sharifu kwambaye isume. Mbona afite ubwoba. Niho kubona yino cyano. Iyi cyano yaratumaze muri karitsiye hose. Idutwara abagabo. Ariko sanzwe muzi uyu nguyu yaratunaniye muri karitsiye. Adutwara abagabo buri munsi. Papa Sharifu. Wazajya wanje kugera yute. Mu byukuri twigenderaga twumva induru turabatireka turebe. Reka kurira ariko niho uri mu makosa. Buretse kurira wa mugabo. Banza nawe tubwire ko madamu avuga ko ari umutumye umwuko. Nyuma y'uwo mwuko ukaba maze kugusangana n'undi mugore. Byifashe bite byagenze? Murakoze. Nacitswe nk'umugabo wese. Nyine nyine uyu muntu iyo ujya handi nukareka kujya muri karitsiye basi mbabarira nyine natwe uyu muntu aramukunze umwana wawe dutandukanye. Reka twumve ikibazo. Mabyo ndasaba imbabazi ntago nzongera. Uyu nguyu byagenze gute? Uyu nguyu naramuterese birakunda. Namutumye umuterese kandi ufite umudamu Papa Sharifu. Urumva? Erega ntago umuntu yahora yambara inkweto imwe. Bamuri kubyumva. Nanye nzajya hano. Za kugaruka mu mama. Wowe wari mu makosa. Ase mureke. Ni wari mu makosa kuko ni uri no mu rugo rw'abandi. None uracyarwana ubwo rero twabareka tukigendera. Turabareka twigendere. Dasano urazi wanje nane. Madabasi mbabarira. Tubwire Papa Sharifu. Ntago nzongera. Nigendere kanifate. Ntago nzongera. Niyanjye narayiguriye. Basi mbabarira uyu munsi ntago nzongera. Umva mbabwire sibyo? Twebwe n'abanyamakuru icyo turi bukore turagenda tuboze kandi biraza gukemuka sibyo? Mada urambabarira. Wowe reka tumbanze mbaze n'inguye. Wowe uyu mugabo umuzi gute? Uyu mugabo muzi nk'umuturanyi kandi n'umwana mwiza ubusanzwe umwana mwiza ugufata akakwinjiza mu nzu kandi uzi neza ko afite umugore. None sagize ngo umuntu ahorera ingimwe. Erega nta mpamvu yo kujya kwifuza. Ukomeretse uyu mama. Oya no kuvuga ngo nimba yagiye atashoboye gufata inshingano ze adashoboye inshingano ze mu rugo hari umuntu ushaka kuza akazikemura. Icyo ngicyo rero yakuburanye ni cyangwa mba gukurikira. Icyo yakuburanye ni cyangwa mba kugira. Komeza kurwana. Icyambara n'ubwumvikane. Genda bambare. Subona kurwasi. Nibyo ushaka. Fata umugabo wawe. Chahano. Rero ugiye kubigenza. Ugiye gushaka ahantu witsimba. Kamera maburetse gato. Bari abihore ndabona bagiye. Wowe bimeze bite? Kubona bagufatiye mu rugo rw'abandi. Ngo cyambere rero amaherezo no kwirukanka nacika. Wirukanye uracikira reba abaturanyi nabo bahuruye kandi abavuze ko atari ubwa mbere ibyo byose bikunda kukubaho. Abagabo abandi bose muri karitsiye barabamaze. Ubwo rero mu by'ukuri nk'umuntu amugiye kureba kuntu nakwiyeranza naca muri toilette naca muri douche ite nirukanka kubyo atazanga kugaruka. Inzira ndayibona cyane. None se wenda uramama aragiye. Ibi byose tumaze kubona. Uyu mugabo
abafashe n'abikoze oya twari tutarabikora nyine mbese mu by'ukuri yari yagiye ku muhanda nk'uko aje abikubwira none aje komanga nyine twari tutarisayidira aba aradutesheje nibwo intambara nyine isi itangirira aba ariko twari tutaragera ku ngingo none se we ni ukubera iki wemeye kuza kwinjira mu rugo rw'abantu siko yari yambwiye ko yari yagiye ahantu kure adahari urumva ari kubigenza gute kandi namubwiye ati aze mu rugo aravuga ati hoya ati najya kugera mu rugo no kuvayo umwana yaba yaje kandi nawe yaje ubwo rero nubwo ufite avuga ati reka nze nirukanka dukore pacu pacu bive mu nzira none ni ukwiyaranja nyine nose wabona umugati w'umwana ukawirengeshwa none ntabyo ubuntu i Kigali shako yarambwiye se ngo ndamuha nka 2 turakora kamwe niyongeza nyine arama nk'10 tikamwe nari namuciye 5 kugira ngo umuntu ye ko yabona n'animerivari y'umwana ubuzima bureko bwakomeza hari kwebwe n'inda n'abanyarwanda mu buzima bwawe bose uhura n'ibintu byinshi bitandukanye ngiye mbona shobora no kuzabikomerekera kuko akenshi dukiza intambara nyinshi ziba zikomeye n'ubu ngubu ni gute ushobora kuvuga ati umugabo aramamagara amaye mafaranga yego nibyo nta mugabo ufite we ayo mafaranga urayakeneye kugira ngo ufashe umwana ariko noneho ukajya mu rugo rw'abandi urumva ibyo bintu kuko ari byo yego igihe kwase umuntu aba yakoze riba ari ribi nyine kandi nawe mu by'ukuri umuntu agufatiye mu rugo rwawe atari urwawe urimo aba ari icyaha icyo gitenge se ni icyawe cyangwa ni n'icyuramo oya igitenge ni icyange imana ntacyitwaje ahangaha se ko n'ubundi igihe cyose hahora induru ibiba byabaye byose ngo ni mama runaka uba wabikoze ngo nuhora uteza induru ngo yatwaye abagabo b'abandi kandi mu by'ukuri hari n'igihe aba nayo utabatwaye none se ubu n'icyo waje wambaye hejuru uko natifuza kuri busubire hariya icyo waje wambaye hejuru uraza gukikura icyo naza nambaye hejuru se aka gatambaro rero nubwo ari ariko buriya hoya ntabwo nakamuha kwese ubwo ngo nabageze imana ngiye nikinze hejuru ubu ngubu ndi ugenda gutya najijishije nyine bagira ngo narivuye koga yego ni Kigali ibintu birakazada ahubwo reka itone gato ngo uriya mugabo umaranye igihe kingana ikimuteretana kandi afite umugore uriya mugabo se undi yabanje kuneta ambwira ko nta mugore afite ariko akaba yabanje kuneta ambwira ko nta mugore afite ariko akaba ari umuntu ngo yateye inda ariko aba mu cyaro mu by'ukuri twatumaranye nk'imyaka nk'ibiri n'igice hafi 3 ariko nyine dusanzwe tubonana hano ni ukuvuga ngo si ubwa mbere nari mazi byari igihe cyose ahubwo nanjye natungwe no kumva ngo umugore yaraje ariko ntacyo bitwaye ubwo urumva nimba atari nanjye wazaga yarasanzwe abifitemo uburambe mu kazi n'ubundi aba ariko nabyita uriya myaka se mumaranye kandi uriya mudamu amaze kutubwira yuko abana n'uriya mugabo kandi ukaba ubonana n'uriya mugabo muri iyi myaka mumaze iminsi icyo gihe mumaze mubonana cyose uba wumva nta kintu waba warahemukiye muri uwo mugore nyine mu by'ukuri amaze kutubwira ko uri umuturanyi mu by'ukuri nyine giye kubera ko nk'uko nabikubwiye ko nari nzi ko yambwiraga ko ari umuntu yateye inda kandi ari mu cyaro afite n'umwana mu kumamagara natunguwe nuko ambwira ngo umugore yagiye guhaha ubwo rero amaze kumbwira ko umugore yagiye guhaha kandi ngomba kuza tugakora vuba n'ubundi ni umuturanyi wanjye icyo yavuzeho ntacyo yabeshyeho ariko ngewe ntabwo nari nzi ko uwo mugore yaje nk'umuntu rero mugenzi wanjye ntabwo nari kumuhemukira niba narabikoze ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu ntabwo nari gukomeza ngo mbigire akamenyero oya ariko we nyir'ubwite se niba atabimbwiye gira kubibwibwa n'iki kandi noneho ninjiye mu nzu simbone imyenda y'umwana simbone niwe uremera kuri mu makosa kosa nyine ariko ubutaha ntabwo bizongera none se babafashe yamaze kukwishyura cyangwa yari atarayamwishyura kwese ubwo wowe umuntu yakwishyura nta kintu yaguhaye ko numvaze ngo hari n'abishyuza mbere reka twebwe twaba tumenyeranye ubwo se ubwo ni nk'umugabo wanjye mbese mu by'ukuri ni ukuvuga ngo twakoraga akazi yamerekeze yajya kugenda akagera gute akampfumbatishije mu ntoki nanjye nkafata nkigendera none se mama garura mu basi ngiye nsige mbunze nabyemera icyambere nubwo ushaka wicira ariko buriya numva kwihisha atari wo muti w'ikibazo kuko iyo uhora wihisha uhora wihamye cyaha ngewe icyiza itonde mbahamagare
mama gwino n'umutware wawe tugira ikintu tubabaza reka mbegekereho dore rero buretse mva mbabwira no bimwe nari umwuko yarabiye kumukubita ufite ubwoba se umara sheri ngwino ntabwo mukubita hagara hano ariko cyangwa ushaka gusubirayo ushaka kujya kunca inyuma hagara hano nyegera ariko sheri nyegera dore wenda uramama nari ndimo mubaza uyu mudamu ufatanye n'umugabo wawe wenda hari ibibazo nashaka kubabaza muri babiri kugira ngo natwe tuvuga ati byibura nubwo tubonye ibi bintu ariko dusize wa muryango wiyunze ndabeshya harya yitwa papa Sharifu kugira amahane bigeze hari oya nago ngira amahane ariko ngira amahane ariko ari we wabiteye ubwo se ko kibina yarakoze wari ukubona ari ibyo ngiye kugura umwuko kuza gusongesha ubwari nsanze ari kunca inyuma ngahibaza nukuri wihangana ntago nzongera satani rega nimbi none se papa Shari ukoresheje iki ko mwirukanse nkaba mbona mugarutse mutuje niki mukoresheje napfukamye nsaba imbabazi nasabye imbabazi ariko Shari sinagukoye ntago bise Shari arega ndagukunda ariko ibintu ikintu cyagitumije yiriya ndaya uze yego ko ntago nzongera yiriya ndaya umbabarire sinzongera kubona uri kuvugana nayo urabizi noneho dutandukana ufata utwaye nanjye fata kandi umwana wawe uzamusigarana nigendere nanjye nigire kwishima n'ukuri mbabarire nana sase yo waje mu rugo rwanjye ntago byemera twacyafite amakari ntago byemera rero ntago ndi indaya ndi umugore mugenzi wawe kandi soka ari wawe genda kugenda ntago ari gukemura ikibazo genda nsokera iwanjye yego ko reka ntuzagaruke iwanjye oya sheri twigendere agenda nezerwa ngo dore yandaya ngo yantwaye umugabo ibyo ntabwo mbishaka yenda ashaka ubwiyunga hagati yanjye nawe n'ubwumvikane icyo ushaka ndashaka ko twiyunga ubwumvikane niduhurira mu nzira nazaga agenda ngo dore yandaya ntwaye umugabo ngo indaya ntwaye umugabo ibyo ntabwo mbishaka ejo niduhurira mu nzira abwira ati mama aragira ngo agenda ari uko mumaze kwiyunga twiyunze nyine uramama ashaka kwaka imbabazi ngo nazinsabe ntabwo uzabyongera mama Sharifu nyine nawe urabizi uri umuntu kandi wambaye umubiri mu by'ukuri nakoze ikosa ariko nta kantu kaba kanyuzemo nyine nta muntu udakosa kuko n'umwana aravuka akagenda akura akoresheje amakosa menshi kandi iyo usabye imbabazi ugira gute urazihabwa Bashari uyu mudamu ubundi madamu wawe ngiye hari ikindi kibazo nshaka kumenya asanze mwabitangiye mwari mumaze gukora utuntu tungana rwose twatubirimo kandi wowe watubwiye ko hari inyuma yatubwiye yuko nta kintu mwakoze oya nabikubwira neza ngo twatukimara kwambura umwenda twita umva yakomanze neza umugore yakomanze n'amanese wari wapfukamye se rwose pe wari uri muramya se eka mubwira mugabo nawe byakubaho buretse gato ubu ndabizi mama nashongera ashaka kongera kurakara reka mubwire wa mubyeyi harya ni papa Shari reka mubwire ni ukuri kw'Imana uyu mudamu ushaka uburyo nimugoroba umugurira akaboga umugurire fanta ufite umudamu ari undi muntu kandi iyo tutahaba mwari kwica ariko rigashira wanjye ndamukunda ntago bizongera ese ko mbona kuruta we ntago ushobora kuba waramwambuye indi mugore kuko ndabona mu myaka mutangana ndabona uri muto cyane yaranegereje twakundanye nkiri umwana mutoya ariko wari mukuri wacubanga kumumereza arangije aranegereza ubu ngo ufite imyaka 25 afite 35 kuko kurusha 10 andusha imyaka 10 yonyine yaranegereje ubu ngo tubyaranye umwana umwe ahubwo mu nda harimo nakandi gafite n'ukwezi ubu se koko mwe murimo kurwana nk'umwana yagira ikibazo mu nda koko ariko nawe babona ko yari kurwana ari kundengera arega arankunda arankunda urabona sanditse ishuri yareka arankunda papa Shari urashaka kunsenyera urugo nukuri kw'Imana rwose ndasaba imbabazi mama reka tugusaba ikintu kimwe igende none se basi bambabari
muramubabarira turakubabariye ko ntuzongere niba gusaba umunyu se basimuza oya ubwo si ibyo bintu twe turagira ngo tuve hano ikibazo gikemutse ariko ibyo byo gutangira kugaruka mu rugo rw'abandi naza gusaba umunyu agasanga tenangiye agasanga pasharifu wabyumvisha oya ntuzaze Wasa n'icana ku rugo n'ubwo nzasubura. Nubana mari uzajya utsubuza. Ufite na nimero yanjye nujya ushaka kuza kunsura ujya umanza umamagara. Kuri mobile manu umamagara. Genda. Sawa. Uyu ni Umutako TV. Let me take time greet every person where you stay. Nago rero natangiye mbasuhuje bite nuko mu rugendo twari dufite aho twari tugiye mu kazi twaje gusanga abantu barimo kurwana, twaje kumva induru, tugira amahirwe dusanga n'icyo gipangu kirafunguye, dusanga n'abadamu babiri barimo kurwana bapfa umugabo. Aka kanya magaranye na papa Sharif ndetse na papa Sharif ushobora kwibaza ngo duherereye aha turi harya ni Edwa Rutabura bahita ngo Mugatari irimbi papa Sharif ayo mazi bajyava ngo mwirimbi haba amagini, ubu ntiwasanga amagini aba yaguteye agatuma amagini haba nta magini haba. Ni iki kigutera guca inyuma y'umugore wawe no mubiri? Nese ubu ngubu kumusabye imbabazi ukavuga ko utazongera kandi n'ubundi ko cyambaye mubiri ngo nibizongera mu mashari? Oya nagazonge mugabo wanjye gose yansabye imbabazi mbambise katazongera, yansabye imbabazi nago yongera, ubwo kuko ansabye imbabazi ubwo nagazongera kuretse uriya mugore namushuka. Ana subhana wa ta'ala zamfasha ntago nzongera, ntago nzongera. Yagasana azatworohereze tubana amahoro, ntago nzongera. Akana kanyu subu gafite nk'igihe kingana? Gafite imyaka 5. Mwabanye ufite ubwo 20. Papa Sharif rero rwose kongera ufata umwanya usaba umugore wawe rwose gira ngo uri kubona na hari abantu barahagaze nta muntu numwe bavuze yuko nubundi ngako kagese ujye ukagira, ariko noneho giye inama nasiga nkugiriye wagerageza ugahinduka muke muri karitsiye utuye. Yego ndakagira ariko ntago ari cyane. Sinagusabye imbabazi? Wansabye imbabazi nakubabariye ndetse n'uriya mubyeyi namubabariye ariko nazongera. Inama wagira abagabo ubakurikiye Umutako TV bashobora kuba nabo bafite ingeso yo kuba baca inyuma y'abagore babo ni nkiye nama abagore babo? Ego wareba hano ukababwira ibi bintu babireke ko ibintu birasenya, ibintu ntabwo byubaka. Ibintu bigira amakimbirane ugasanga umugore yisha umugabo, umugabo yisha umugore bitari ngombwa. Ibintu babireke ni bibi, ibintu ntago ari byiza. Bakunda kuvuga yuko umugore n'umugabo iyo babana akenshi baba bashaka gusigasira ubusugire bw'umuryango wabo, kwirinda indwara za hato na hato, kuko iyo abantu batangiye gucana inyuma usanga ari hahandi umwe yagiye hanze ashobora kuzana indwara mu muryango. Ibi bintu urabona ubikomeje, urabona waba urimo waburi inyuma y'umubyeyi. Yes, urumva aha sori gato ibi bintu bikomeje, urumva waba wifuza ko uyu mubyeyi azakuza uwo mwana ejo ubundi ugiye ukazana sida, ukazana imitezi, ukazana iki n'izindi ngaruka mu muryango. Urumva uyu murusha imyaka 10 ndi mukuru, agakingirizo se ni n'agakingirizo kagura 50 kagura 50 ugasoza ibyo ukagenda. Ariko ntago ibyo bintu nzabyongera. Mama reka tugushimire ku mutima n'ubutwaro ufite kubikubye usanze bikubayeho, kandi tugushimire kuba uhaye imbabazi umugabo wawe. Nawe nazongera. Abagabo bacinye mu bagore babo ni bakaje bifuza yuko bateza amakimbirane hagati y'abagore babiri. Nawe ubwo ababibona arabona amakimbirane ateje hagati y'abagore babiri, kandi twari turi inshuti natambukaga kansaba umunyu natamuka nkamuhereza wirega musaba amazi, ariko kubera amakimbirane abaduteje hagati atuma twiteza karitsiye. Nawe nazongere. Usubuko kiyo usanga irimo ari gukora iki? Yo nsanga irimo nawe niyo mahirwe narwita pfata urwembe nkayikata. Nawe yari kuba yishahuye,
sawa Papa Sharifu nawe aragiye. Papa Sharifu aragiye. Ubwo nawe azongere. Mama ndagira ngo utange inama ku bakurikiye Umutako TV. Hari abadamu usanga bafite ingo bubatse ugasanga mu gihe bagiranye ibibazo n'abagabo babo kubikansoringa no kubyitwaramo kugira ikibazo kirangire nibibashobokeye. Abadamu batafite kwihangana wabahiye inama mu gihe bari mu bibazo nk'ibi ngibi cyane ko hanze biba. Baravuga ngo ubundi muco kinyago baravuga ngo kwihangana biruta kunesha. Ubwo rero usanga umugabo wawe yaguciye inyuma cyangwa se umugore wawe yaguciye inyuma, uzamufata umushyire mu nzu umubaze impamvu yabikoze, ubwo naza afite impamvu akubwira icyatumije abikora, nurangiza musabane imbabazi mwihanganirane n'ubundi ntiwabona utaguca inyuma. Ariko mu gihe nta kintu wabuze ku mugore wawe nugatekereze kugira ute kumuca inyuma. Wenda Papa Sharifu aragiye ubwo ntabwo namuca inyuma. Ngewe reka ntabwo umugabo wanjye namuca inyuma. Gahoro we ntabwo nabikora. Reka Sharifu gisha ukuri. Ngewe reka ntabwo nabikora guca inyuma umugabo wanjye. Bigira ibanga ndarimira. Ngewe reka ntabwo nabikora. Siko umugabo wanjye mukunda. Papa w'umwana wanjye reka ntabwo nabikora. Ntabwo nabikora rwose. Okay, reka ngushimire wewe wakoze subscribe nawe utarayikora wibuke gukora subscribe kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira. Wowe uramutse ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe nyura muri description utwandikira uduhamagare tukwamamariza ibikorwa byawe bigere ku isoko kandi bigere hirya no hino. Reka ngushimire wowe dutangiranye iyi nkuru tukatuyigeranyije ku musozo. Ngiye mwaye muri kumwe ni MC Seti cyangwa se nyita Kanyenzi. Imana ikomeze ibarinde ibarebe cyoroshye ibigisha n'amahoro bituruka ku Mana bitagabanyije nibyo mbifuriza. Tukurikire dusubire mu biganiro bikurikira.